Ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke bwafunze resitora 3 burundu, izindi 37 zifungwa by'agateganyo kubera umwanda. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke bwafunze resitora 3 burundu, izindi 37 zifungwa by'agateganyo kubera umwanda. Byatangirijwe mu gikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro ubukangurambaga bugamije kwimakaza isuku mu karere ka Nyamasheke. Umugenzuzi ubuyobozi bw'akarere bwakoze rero bwarebaga niba aho hantu hari ubwiherero bwujuje ibisabwa, niba abakozi baripimishije indwara zandura, niba bafite impuzankano y'akazi, niba ahakirirwa abakiriya hafite isuku n'ibindi. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyamasheke ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanazi yavuze ko muri buno bugenzuzi abo bagiye basanga batujije ibisabwa bahawe icyumweru cyo kwikosora. Ati tumaze gufunga resitora mu karere kose 40, ni ukuvuga resitora zakira abantu na moteri zicumbikira abantu, ariko ntabwo twazifunze mu buryo bwa burundu. Ni mu buryo rero bw'agateganyo tunasaba ko bakwiye kubishyira mu bikorwa ibyo kwimakaza isuku. Visi Meya Mukankusi yavuze ko muri resitora 40 zafunzwe by'agateganyo, 7 zamaze kongera gufungurirwa, 3 zafunzwe burundu kuko zitari zifite uburenganzira bwo kwakira abazigana. Aho yagize ati twabagiriye inama yo kuba bashaka ibindi bintu bashoramo imari, kuko aho bari bashoye imari hatari hajyanye n'ibikorwa by'isuku ndetse n'isukura. Muri resitora zafunzwe by'agateganyo harimo igaburira abarwayi ku bitaro bya Kibogora, n'igaburira abanyeshuri ba kaminuza hariya Ikibogora. Ngizo rero izafunzwe burundu. Mu karere ka Nyamasheke urumva ko rero resitora zigera muri 37 kano kanya zirafunzwe. Ubundi hari habanje gufungwa resitora 40, 3 zita zikemura ibyo bari basanze zitujuje, nawe izindi 37 baziha iminsi yo kuba zamaze kwikosora, naho izindi 3 zifungwa burundu kuko aho zikorera n'ubundi ntabwo hari hemerewe kuba hajyanye n'inzu zo kugaburira abantu cyangwa se abaturage. Aho byatangirijwe mu gikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro ubukangurambaga bugamije kwimakaza isuku mu karere ka Nyamasheke. Mu bugenzuzi rero ubuyobozi bw'akarere bwakoze bwarebaga niba aho hantu hari ubwiherero bwujuje ibisabwa, niba abakozi baripimishije indwara zandura, niba bafite impuzankano cyangwa se forms z'akazi, niba ahakirirwa abakiriya hafite isuku n'ibindi bintu. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyamasheke ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanazi yavuze ko muri buno bugenzuzi abo bagiye basanga batujuje ibisabwa bahawe icyumweru kimwe cyo kwikosora. Ati tumaze gufunga resitora mu karere kose 40, ni ukuvuga resitora zakira abantu na za moteri zicumbikira abantu, ariko ntabwo twazifunze mu buryo bwa burundu. Ati ni mu buryo bw'agateganyo, tunasaba ko bakwiye kwisubiraho nyine bagahindura imikorere. Visi Meya Mukankusi kandi yavuze ko muri izo resitora 40 zafunzwe by'agateganyo, 7 zari zamaze kongera gufungurirwa, 3 zafunzwe burundu kuko zitari zifite uburenganzira bwo kwakira abazigana. Ati twabagiriye inama yo kuba bashaka ibindi bintu bashoramo imari, kuko aho bari barashoye imari hatari hajyanye n'ibikorwa by'isuku ndetse n'isukura. Muri resitora zafunzwe by'agateganyo harimo igaburira abarwayi ku bitaro bya Kibogora, n'igaburira abanyeshuri ba kaminuza n'ubundi Ikibogora. Nigaburira abanyeshuri n'ubundi hariya Ikibogora. Nuko byifashe rero ngaho nguko nuko bimeze komeza ugubwe neza kandi
ukomeze ugire ibihe byiza. Amakuru nk'aya ngaya mashya ugiye kuzajya uyasanga hano kuri All About TV, naho ngiyewe uyakugezaho ndi kwizo nk'ibisanzwe inshuti y'Abanyarwanda.